Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana cyane muri iki gitondo. Kini gitondo cyiza Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe. Turashimira Imana yo mu ijuru. Turabashimira namwe abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikiye kuri uyu murimo mwiza wa Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Twabasuhuzaga mwese kugira ngo Kristo akomeze abahe kugubwa neza. Wishime kandi unezerwe kuko Imana igufiteho umugambi. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Rero turasuhuza n'inshuti zacu, abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Turabashuhuje mwese abo dukorana umurimo, abanyamasengesho, baririmbyi, bavuga butumwa, mwese data abishimire. Turasuhuza n'abashuti zacu hirya no hino, mwese Imana irushaho kubagirira neza. Turi kumwe rero n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas, reka basuhuze anasengera ijambo ry'Imana tugiye kumva. Turabashubuje bene data, Imana ibaha umugisha. Reka dusengera ijambo ry'iki gitondo Imana yaduhaye. Urakoze wera wa Isirayeli kubwo kuturinda no kutuyobora kuva twatangiye ukwezi kwa gatatu turi bazima. Turashima, warakoze. Tukuragije umukozi wagiye tubwiriza ubutumwa bwiza iki gitondo, umufashe mwambika imbaraga itagaragara, bwenge bwe bitekerezo bye bikurweho nawe, muka wera amuyobore. Natwe abagiye kumva ijambo udufashe dushoboje, itugirire umumaro, idukize, idukomeze, idushoboje, itugarure tena ku rufatiro rukwiriye. Twirukanye imbaraga z'umwanzi zirwanya ijambo, myuka mibi zihagara mu kirere turazirukanye. Reka utuyobore mwami, kandi ijambo ryawe rituberere amahoro n'umugisha iki gitondo. Urakoze, tugusabye twizeye kubw'izina ryawe Yesu, amen. Amen. Imana iguha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze, riri mu gitabo cya Esiteri. Turasoma Esiteri ibice byaho 4. Turahera ku murongo waho wa 12. 12 ibice 4 bya Esiteri, murongo wa 12 turagera kuri 14. Karibu. Reka tuasome. Umutwe w'ijambo ratugira Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Wa 12. Yego. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma. Nawe arabatuma. Asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine, uzakira mu Bayuda. We kwibwira ko ari wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko uri mu nzu y'umwami. 14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe. Niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa ngiki. Amen. Imana iguhe umugisha. Twasomye ijambo rivuga ngo Esiteri ahakirwa. Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo.
nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo imana ikeneye akamaro kawe. Imana ikeneye akamaro kawe. Ntabwo nzi kuri bunyumve, ariko umwuka yambwiye ngo nkubwire ngo imana ikeneye akamaro kawe. Ntabwo icyo uri cyo aricyo kiyishishikaje, uwo uri we, icyo ukora, aho uvuka, icyo ntabwo ari byo bishishikaje, ahubwo icyo ikeneye kumenya ni akamaro kawe. Imana ikeneye akamaro kawe. Dusomye inkuru za Esiteri kandi harimo na Morodekayi, n'abantu babiri bahererekanije amagambo, basaga nk'abari mu biganiro. Bibiliya iravuga ngo Morodekayi ngo nuko abwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe arabatuma, asubiza Esiteri ati, we kwicecekera, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose. Kubera iki? Hari habonetse ikibazo, abantu benshi bakunda Bibiliya barakizi. Abayuda bose ngo bagambanirwa n'uwitwaga Hamani. Arabagambanira, ngo amare kubagambanira, Morodekayi amenya ayo makuru ko Abayuda bose bagambaniwe ngo bazicwe. Arabimenya, amenya ko bagambaniwe ngo bicwe, amenya ayo makuru. Amaze kuyamenya, asanga Esiteri bafitanye isano ya bugufi, kandi ari bwami, ni umugore, niwe mugore w'umwami, kuko Imana yari yarateguye. Imana, murabizi amakuru ya Esiteri, uburyo ki yasimbuye uwitwa Vasheti. Buriya hari akantu Imana ikora kugira ngo uzakuramire mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ibyo itakoze none jya umenya ngo ejo izabikora. Ibyo itakoze none ejo yabikora. Hari akantu Imana isigaza kazakuramira mu gihe ugeze mu bibazo. Imana yari ibizi, imenya ko hari igihe Abayuda bazakura n'ikibazo. Noneho cya gihe Abayuda bari kuzahura n'ikibazo, Imana y'ibibizi hirya iyo kure, imenya ko hari igihe kizagera Abayuda bakagambanirwa, bakagurwa, hanyuma inzandiko zigasinywa, ku munsi runaka Abayuda bagahigishwa uruhindu, bakicwa. Barera Imana ni seriye, Imana izi ubwenge. Imana irareba ikamenya ibizaba, ikareba ibiri mu mutima wawe. Imana iragutekerereza, Imana izi ibizakubaho. Imana izi iminsi ya kera, izi minsi iri imbere, izi uko bizagenda. We ntabwo uzi iherezo ryawe, we ntabwo ubizi. Urushywa n'iby'uwo munsi ugahangayika ukavuga ngo si umwaka ndabaho nte, ariko nakubwiza ukuri, nta nubwo uziriwe mu masaa 8, ntabwo uzi gahunda za saa 10, ntabwo uzi gahunda za saa 12, ntabwo uzi uko umunsi uri bwirirwe. Ariko Imana irabizi, zi mu kwezi kwa 12 uko uzaba umerewe, irabizi neza. Imana ni umubyeyi wacu, Imana irabizi, Imana irakuzi, izi bigukwiye. Imana irabizi, izi amahembe bagutega, izi bitega bakoherereza, izi birozi bategura byo kukwica. Imana irabizi, izi ndwara
abadayimoni bahashaka guhagurutsa kugira ngo ikugubanganye. Imana irihagije, irabizi, ntitungurwa. Imana ni seriye, ireba kure aho tutabona. Irabireba, irabimenya, imenya ko abayuda bazagera igihe bagahura n'ikibazo bari mu gihugu kitari icyabo. Irabimenya, imenya icyo gihe, irakizirikana, iragiteganya, iravuga ngo igihe n'iki abayuda bazagambanirwa. Hanyuma rero irabimenya, iteza umwamikazi Vasheti ubwibone, asuzugura umwami. Ariko kwari ukugira ngo inzira z'Imana, buriya ahantu hose turi, ubuzima bwose uhagazemo, Imana yabushakamo inzira yo kugutabara. Situasiyo yose waba urimo y'ijuru ryanzuye, habonekamo ubutabazi bwawe. Ntabwo yabura aho inyura, ntabwo yabura uko ubigenza, yanabumba kondo, yanabirema ako kanya kugira ngo utabarwe. Imana ishimwe. Icyo gihe rero abayuda ngo bari baranyanyagiye mu gihugu cyose cy'umwami Asuwerusi. Ariko uwitwa Morodekayi wari ufitanye isano na Esiteri, bo bagirirwa amahirwe yo kuba ibwami. Ayo mahirwe rero, Esiteri na Morodekayi bagenda. Morodekayi ngo yabaga ku izamu, yabaga ku irembo ry'ibwami. Ubara ko atari yoroshye, ariko wari umugambi w'Imana. Kwari ukugira ngo Hamani nagambanira abayuda, ibyo bintu bizamenyekane, kuko icyo gihe cyarageze. Ariko kigera Imana yaramaze gutegura, barashatse umukobwa uzasimbura Vasheti, ngo habonekamo Esiteri. Esiteri aragenda yicara ibwami, ariko ntibamenya ko ari umuyudakazi. Igihe rero ikibazo kigeze, Morodekayi atumaho mwene wabo, aramubwira ati nyamuneka ibintu byabaye bibi, turwaneho, abayuda bagambaniwe ngo bicwe. Esiteri rero aramubwira ati mu by'ukuri nta kintu ushoboye, kubera ko maze iminsi 30 ntabonana n'umwami. Ntabwo byakunda, ntabwo byavamo. Imana itugirire neza. Aravuga ngo ntibyakunda. Dore impamvu bitakunda, ni ukubera yuko maze igihe tutabonana, kandi itegeko ry'ibwami rivuga ngo yuko iyo ugiye kureba umwami atagutumyeho uri umudamu we, uricwa. Niho rero Morodekayi yamubwaye amagambo akomeye. Bibiliya iratubwira ngo nuko babwira Morodekayi ubu butumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe arabatuma, asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko ari wewe wenyine uzakira mu Bayuda, ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'ubwami. Kuko niwicecekera rwose, ayo ni amagambo akomeye ku murongo wa 14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe ntuceceke. Muri iki gihe nawe wa muyudakazi we, wa mukirisitu we, wa muntu uz'Imana we, wa muvugabutumwa we, wa muhanuzi we, wa muntu w'Imana we, niwicecekera. Ntusengere umurimo w'Imana, ntusengere bene so, niwicecekera, ntugire icyo ufasha abagenzi bawe muri iki gihe. Nta kizatuma bidakoreka. Niwicecekera, ntugire umutwaro wo gusengera abakuyobora, ntugire umutwaro wo gusengera igihugu cyawe, ntugire umutwaro wo gusengera itorero, ntugire umutwaro ugaceceka ukabirebera, ntugire icyo ukora. Nta kizatuma bidakorwa, nta kizatuma badatabarwa, nta kizatuma Imana idakora, ariko biturutse ku bandi biragatsindwa, kugira ngo ibyo wari gukora bikorwe n'abandi kandi ukiriho uhagaze. Aravuga ngo nuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza abayuda gutabarwa, bakoroherwa,
biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Akamaro, Imana ikeneye akamaro kawe. Ahari aho icyatumye iguha akazi, ahari aho icyatumye iguha urugo ukubaka abandi bakobwa batararubona, ahari aho icyatumye ubyara ntujye kuri uwo musozi w'ubugumba, ahari aho icyatumye ubona akazi abandi bashomereye, kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe nk'iki. Si akazi wahawe hari akamaro gafite? Oya, umugisha Imana yaguhaye hari akamaro ufite? Ni amagambo akomeye, ni amagambo akomeye ariko y'ubwenge. Birashoboka ko udashobora kuyumva ukavuga uti njye nari nikenereye ibyo kurya none barambwira iby'akamaro. Iri umunyakamaro Imana ikuramo umugisha, iri umunyakamaro Imana ikubyaza undi musaruro. Ibyo se ni ibiki bambwira by'akamaro? Byo ni ibintu byiza. Ahari aho mu gihe nk'iki icyatumye Imana ikwimika ni amagambo Moridekayi yatumyeho Esiteri, aramubwira ngo icyatumye ahari aho njye ndibaza yuko icyatumye uba umwamikazi kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe nk'iki. Bene data, ntabwo wowe ushobora gutekereza ngo urebe uvuga utaharaho icyatumye ndaha ngaha nicaye kuri iyi ntebe ndi muri iyi biro, icyatumye ntari kwa muganga abandi bahamaze ukwezi bahamaze abiri, icyatumye amaso yanjye areba abandi bagenda babarandase, icyatumye amaguru yanjye agenda, nuko nta mitego yabonetse. Byari bikwiye yuko utekereza ukavuga ngo haraho icyatumye meze ukumeze ni ukugira ngo ngire akamaro mu gihe nk'iki, ngirira akamaro itorero, ngirira akamaro igihugu, ngirira akamaro umuryango. Nicyo tubereyeho, tubayeho kubw'abandi, tubayeho kubw'abandi ni ukugira tugirire abandi akamaro, tugirire imiryango yacu akamaro, tugirire itorero akamaro, tugirire igihugu cyacu akamaro. Ntabwo tubayeho gutyo turi abakristo twarakijijwe ntibikabe. Bene data, yana amagambo akomeye Moridekayi yatumyeho Esiteri, aramubwira ngo nutanabikora nta kirabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko biciye ku bandi. Ahari aho icyatumye Imana ikugira umwamikazi kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe nk'iki. Imana ikeneye akamaro kawe, Imana ikeneye akamaro kawe, Imana ikeneye akamaro kawe. Mwene data mukristo mukundwa, nyemerera witekerezeho. Ntabwo upfuye kubaho gutyo gusa, uriho kubw'impamvu eshatu. Uriho kugira ngo ugire umumaro umuryango wawe, ugire umumaro itorero, ugire umumaro igihugu. Ntabwo ubayeho gutyo, ntabwo uri uwo kugenda uzerera gusa, ntabwo uri uwo kurya ngo wambare wubake amazu uyizungurushemo. Oya, uri umunyamumaro, ugomba kugira akamaro. Ahari aho icyatumye Imana iguha amaboko hari abandi batayafite, icyatumye Imana iguha kubaka, icyatumye Imana igukura mu bukode, icyatumye Imana iguha urugo, icyatumye Imana iguha urubyaro, icyatumye Imana iguha akazi, kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe nk'iki. Imana itugirire neza. Cyatumye Imana iguha akazi. Ahari aho icyatumye iguha akazi. Natangaye. Moridekayi yamwibukije amagambo akomeye, ayibutse Esiteri, hamwe ati ibuka aho twari turi, ibuka aho twaturutse. Buri muntu utibuka biragoye kugira ngo anezeze Imana, biragoye kugira ngo akizwe akomere mu gakiza. Umuntu utibuka
agahora yumva abwira Imana ngo ntacyo mfite, ntacyo ngezeho, ariko usubije amaso inyuma ubona ntacyo ufite, ubona nta Imana ikugejeje, ubona uko biri bitaruta mbere. Yego turabizi umuririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye mu isi, ngo keretse kwa data niho amahoro asendereye, ariko iyo turi mu isi tuba dufashe intera mu ntambara. Indwara ziraza, impfu ziba zihari, byago n'amakuba ari byinshi, ariko ngo Uwiteka adukiza muri byose. Imana ikeneye akamaro kawe, ikeneye akamaro kawe. Reka dusome rino jambo riri muri Mariko bice 11, n'ubundi turasoma ku murongo waho wa 20, 11 umurongo wa 12 niho turasoma. Umurongo wa 12. Mariko 11 umurongo wa 12. Yego. Reka tuwasome. Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasonza. Yesu afatwa n'inzara. Areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto, nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imutini. Kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. 14. Arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe, iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Mani tugirire neza. Wavuga ngo iki giti ko kitari igihe cyo kwera umutini, cyo kwera imbuto, ngo ntabwo cyari igihe cy'imitini kwera imbuto. Ariko Yesu we abakeneye imbuto uko byasa kose, yagombaga gusanga iki giti cy'umutini gifite imbuto. Umuririmbyi aho nta rwitwazo ruzaba imbere y'Imana, n'amashuri nta cyubahiro, nta rwitwazo ruzaba imbere y'Imana. Mbega nta rwitwazo ruzaba imbere y'Imana. Mwene data mu Kristo, ntacyo uzavuga ngo jyewe ngo urabibona ngo Yesu, ngo urabibona ngo ko nari umushomeri, ngo urabibona yuko ngo nta déplacement, ngo cyari igihe cy'ubushyuhe, ngo urumva ko ntari kujya mu materaniro, ngo nta modoka afite. Oya, agombaga kujya mu materaniro. Nta myenda nari mfite, inkweto zari zishaje, ntabwo nari gukora umurimo w'Imana, nta kazi mfite basaba imisanzu. Oya. Ugomba kwera imbuto nubwo kitari igihe cy'imbuto, ariko imbuto zagombaga kuboneka. Yesu urabibona ko bitihanganirwa. Urabona ko ariwe wambanje, niwe wamvuze, niwe wansebeje. Ntabwo wabyihanganira. Nta rwitwazo ruzaba imbere y'Imana. Imana ikeneye akamaro kawe, ikeneye imbuto zawe mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye.
mu gihe urengana, mu gihe uko nguko bimeze uko, ariko ukera imbuto mu Kristo mukundwa. Igihe bimeze gutyo uba ugomba kwera imbuto. Imana idushoboze. Yesu akeneye akamaro kawe, Imana ikeneye akamaro kawe. Yesu ngo areba kure, ngo abona igiti, ngo aracyegera. Buriya Yesu yakwegereye, hari ibyo abagukeneyeho. Iyo uvuze ngo Yesu ngeraho, iyo ufite icyo umushakaho, nawe burya aba afite icyo agushakaho. Ntabwo wakenera Imana yitagukeneye. Oya, ibintu by'Imana ni magirirane. Uko uyikeneye nayo niko igukeneye. Uko uyishaka, hari ibyo udashoboye, yo irabishoboye, ariko nayo hari icyo igushakaho, igukeneyeho imbuto, igukeneyeho akamaro. Hari icyo igukeneyeho. Ukeneye urubyaro, ukeneye akazi ukava mu bushomeri, ukeneye kubaka ukava mu busiribateri, ukareka kwitwa umufiyemeri, ukeneye inzu ukava mu bukode, ukeneye ko Yesu akurambikaho ikiganza, izo ndwara zose zigahagarara, zikaba barafu, zikaba ibikuta. Ariko nawe akeneye akamaro kawe. Ese aragukiza ngo ugire akahe kamaro? Aragukiza ngo wari izihe mbuto? Araguha akazi ngo akamaro kawe kaba kahe? Ngaho bitekerezeho. By'Imana ni magirirane. Iyo uyikeneye nayo ibigukeneye, iyo uyishaka ibigushaka. Esiteri arihara ahatirwa bene wabo. Ni ryari wigeze wihara ukajya mu murimo w'Imana? Ni ryari wigeze wihara ugasura abarwayi kwa muganga? Ni ryari wigeze wihara ugacumbikira umuntu uzi ko wenda bahura na riske, ari ukavuga uti bamuhaye preavis naza ajya muri iki cyumba, n'ubundi hari harunzemo ibintu? Ni ryari wigeze wihara kwikuraho udufaranga ukatwishyurira mwene se kwa muganga? Ari two warebagaho twonyine. Niki wihazeho mu murimo w'Imana? Niki wihazeho muri karitsiye utuye, muri abo baturanyi? Uretse wenda ko abasakuriza babwira ngo Yesu ni umwami, ni iyihe mbuto wigeze uberera yindi? Imana idushoboze. Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo twinginge Imana. Hari ibyo tudashoboye, dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Hari ibyo tutakwigezaho, ariko iyo twemereye Kristo tukamubwira ngo ntacyo dushoboye, tugerageza gukora ibyiza, ibi bikadutanga imbere, tukemerera Imana, tukazamura amaboko, tukayibwira ngo nta kintu twashobora, twebwe dushoboze. Kristo aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, akeneye kumubwira ukuri, ukamubwiza intege nke zawe. Nta muntu uracumbikira n'umwe wabaho, nta muntu uragabura ngo uvuge ati runaka hari icyumweru yariye ku bwanjye. Nta kintu urigomwa, buri munsi ukeneye ko Imana ikugirira neza. Oya, garukiraho, tugiye gusenga Imana. Ubanze utekereze, Imana ifite byose, nta kintu yakwima. Ubanze witekerezeho, ubanze urebe, ubwo ngo jyewe ndi muntu ki? Ese mbanyene n'Imana? Banze ubitekereze. Ese ubunera izihe mbuto? Nanjye nagira ngo ubyibazeho, nanjye ndi kwibaza. Kubwiriza cyane ntabwo ari byo bizatuma uhura n'Imana.
gusenga amasengesho menshi ntabwo ariyo bizatuma uhura n'Imana. Ikintu kizatuma uhura n'Imana ikakwishimira, wataka ikakubwira iti ndi hano karame mwana wanjye, ni ukwera imbuto, ni ukugira akamaro. Umuntu ufite akamaro, umuntu wera imbuto z'abakijijwe, z'abizera, imbuto, urukundo. Umuntu ugira urukundo, ngo urukundo rurihangana, ntirwifuriza ikibi ku bandi. Umuntu ufite izo mbuto, niyo wamukora mu jisho, waba ukoze mu mbone z'Imana. Njya nkunda gusoma ririya jambo Imana yabwiye Aburahamu igihe yamukuraga muri Uriya wa Kaludaya. Yamubwiye amagambo akomeye, yaramubwiye ngo haguruka ugende, nzabana nawe, nzaguha umugisha. Imana itanga umugisha mwa bakobwa be. Mama, papa wanjye, Imana itanga umugisha. Nzabana nawe, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe rizaba umugisha. Imana yakogeza, Imana yakwagura, Imana nta nyungu ifite zo kukwima umugisha. Umugisha ni uwawe nanjye, twarawemerewe. Ariko ikeneye akamaro kawe, ikeneye imbuto zawe, ikeneye ubuhamya bwiza kuri wowe. Wikwigiranya mu girya nino, wikwijujuta, wikwifatikanya n'abandi, bikubwira ngo urakabya. Oya, kabya wera imbuto. Hari igihe ubona umuntu asenga, ariko mu by'ukuri ukibaza ngo ariko ubundi asenga iki? Urumva ko igikenewe si ugusenga menshi, ahubwo ni ukwera imbuto za gikirisitu. Pawulo yabibwiye Abaroma, arababwira ngo hari imirimo ikwiriye imibereho ya gikirisitu. Hari imirimo. Tugiye gusenga Imana, tugiye kuyibwira iduhe kwera imbuto. Tugiye gusenga Imana itugira abanyamumaro, two kubaho gutyo imiryango itubone nk'abantu bafite igisubizo, itorero ritubone nk'igisubizo, igihugu cyacu kitubone nk'igisubizo. Ubu umukobwa ushima Imana uhamya, ntubwire abantu ko bicitse, ntubwire abantu ko bidashoboka. Mu kanwa kawe ntakabemo negatifu. Akanwa k'umukristo ntabwo kajya kabamwo negatifu. Ntibishoboka. Ibyo ntibyashoboka. Byaca ese. Ase koko urumva Imana yakwishimira gute? Umuntu yaba arwaye ntibishoboka. Ntibishoboka ko twatera imbere, ntibishoboka ko wakira, ntibishoboka ko byakunda. Buri gihe mu kanwa kawe kandi uri umukristo, urasenga, ujya kwigaburo. Mbese ubundi iyo bakubonye uhana Bibiliya mu ntoki babona uri umukristo, ariko mu kanwa kawe amagambo uvuga akagaragaza yuko utari we, nta mbuto ugira. Jyewe ndagira ngo abantu batera imbuto baze kuzamura ikiganza aho bari, tubasengera Imana. Uyu munsi Imana ibahe kwera imbuto. Uyu munsi Imana ibagarukeho. Uyu munsi Imana ibahe kwera imbuto. Abantu batagira akamaro, Imana yaguhaye akazi, none usubiza amaso inyuma urebe. Buriya urabizi ko ukora, hari abandi badakora, bakurusha n'amashuri. Ibyo bintu ubitekerezaho iki? Nyamara Imana yakuntumyeho. Wakwirirwa uboroga gusa, yo turapfuye, izuba, inzara, ubushomeri, hagiye kuba inzara. Ninde wabikubwiye? Kucyuramo ibintu ninde wabikubwiye? Buri munsi ukabwira abantu ibintu bidakunda, ibintu bidashoboka byo kubaca intege, kandi uri umukristo. Cyo ni ibintu bibi, ntuzongere mwene data. Imana ikuntumyeho. Mu kanwa kawe hakavamo ibintu bibi, biracitse, urabyumva, wabyumenye, wabibonye kuri YouTube ukuntu bimeze. Oya, ni amahoro. Imana yabwiye Yeremiya ngo ajya kubwira Baruki umuhanurira amahoro.
umubwire ngo barukiwe, ibyo nateye nk'insina nzabirandura, ariko wowe baruki ubugingo bwawe nzabutabarura amahoro. Amahoro Imana irayatanga. Amahoro Imana itanga ntagira akagero, ntarondoreka. Iyo ufite Imana uba ufite byose. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Imana ishimwe ko yaguhaye agakiza, ntugatakaze. Agakiza ni nk'igi, ni nk'amata yamenetse ntibayora, yatokowe ntiwayanywa. Ntutokoza agakiza kawe. Shitani akakubwira ngo dore imyaka ibaye myinshi, shaka n'uwo mwinkingirana. Uri kwinginga umusore ngo mwinkingire, uri kwinginga umukobwa ngo mwinkingire, uzaba uri kwishyingura. Uzaba uri kwishyingura ubona. Ubushomeri ntibugutuma uva mu gakiza. Kuba washomereye umwaka 2-3 ntibivuze ko Imana idashoye, ntibivuze ko Imana itagira neza. Kuba uhagaze ku musozi wo kutabyara ntibivuze ko Imana idafite abana. Oya, yizere, bana nayo, yikomeze uyigundire, irakuramburira ikiganza, irakugirira neza. Bibiliya iravuga ngo hari umuntu yarararira ngo ariko mu gitondo ngo impundu zikavuga. Imana ikeneye akamaro kawe. Muri ubwo bushomeri se uracyubaha Imana, ufite akamaro. Kuri uwo musozi uhagazeho w'icyo kibazo, Imana ikeneye akamaro kawe. Ahantu hose uhagaze, uwo uri we, kuva ugihumeka, kuva amaso yawe areba, kuva ururimi rwawe ruvuga, Imana ikeneye akamaro kawe. Mwene data, abarozi be gukura umutima y'abarozi bariho barasaze ni benshi. Kwa Jinara Yesu umurozi zarusha Imana imbaraga. Mwabarozi mwe mubyumve, ndabizi ko mugira amaradiyo. Imbaraga zanyu ntacyo zamara. Amaboko y'Imana arihagije. Rero bakristo ntibakabakura umutima, ntago washaka abarozi. Yego ntacyo wageraho, kano kazi ntiwagakora. Abarozi oya, yakaguhaye n'inyamaboko. Iyo nda yavamo, abarozi baramutse bamenye ko utwite bakwica. Ariko abarozi barusha Imana imbaraga. Nta mbaraga bagira. Bafite amaso ariko hari aho batareba, bagira amatwi ariko hari ibyo batumva. Yesu rero urupfu yarumize bunguri. Ntimugatinye urupfu, Yesu yarumize bunguri. Mujye mwizera Imana, Imana irashoboye. Mugira akamaro, mujye abanyamumaro mu nzu y'Imana, mukunda umurimo w'Imana, mukore, mutange 10, mutange amaturo, mufashe abakene, musura abarwayi kwa muganga, mukore imirimo myiza kuko ari izabaherekeza. Bene data bakundwa, iyo umuntu afite imirimo myiza ararama. Iyo umuntu afite imirimo myiza ntabwo abigikenya, kubera ko ari umunyamumaro. Imana itugirire neza, Imana itwishimire. Tugiye gusenga. Hari abantu batagifite umumaro, bari aho ngaho gusa bazungera, bakabanywa n'ibyo twakoze, munabyo uri kubyicuza. Ngo yoza kubimenya, ngo ya nyubako sinyitange, yoza kubimenya, rwa rusengero sindushyiraho amafaranga yanjye, sindushyigikire. Oya, ibyo ngibyo nibyo bikubeshejeho, iyo mirimo myiza wakoze. Mwene data, Imana ikeneye akamaro kawe. Nukuri ndakubwiza ukuri, nuba umunyamumaro, Imana izagushyigikira. Tugiye kubasengera Imana. Yesu ngo aranganya amaso abona igiti cy'umutini, ngo aracyegera, yarashonje, ngo ageze yasanga n'ibibabi. Cyangwa nawe basanga ari ibigambo gusa. Ari ibigambo. Abantu batagira imbuto bagira amagambo menshi. Icyo bigambo rero bigabanye, Uwiteka aguhe kwera imbuto, kuko Imana ikeneye imbuto zawe. Tujye kubasengera data wa twese. Uyu munsi Imana yakuntumyeho. Tangira wiyegeranye. Ibyo ukeneye Imana irabifite. Yarambuye ikiganza, ihaza kwifuza ko abagore n'abagabo. Yarambura ikiganza, ikahaza kwifuza ko abasore n'inkumi. Yarambura ikiganza, ikahaza kwifuza ko abana bato n'abakuru, abari mu mashuri, gatanga ubwenge. Imana irihagije, ntabwo ibyayo ari ibitirano. Data wa twese afite byose.
gikiza indwara zikomeye, za ndwara z'ibyorezo za rutura, za zindi zikomeye. Imana yacu iramuye ikiganza, irazicecekesha. Inzangano zakwisibanganijeho, icyo cyangiro baguteye, izo ngata bakurengeje, aho bakuzingiye, umva mwene data, gira umumaro ubundi ubyihorere. Imana irazingura. Wijya gushaka amazi yo mu bapfumu, ngo imyunyu yo mu nyanja, sinzi ibiki n'ibiki, ibyo ni ibintu bidafata, ni ibintu byo kugukerereza. Imana yo mu ijuru n'ubu umunyamumaro izagushyigikira. Tugiye kubasengera. Yewe mvuze ngo tugiye kubasengera, tangira witegure nk'umuntu ugiye gusengerwa. Kandi nusengerwa na bya bindi byose Yesu yakijije impumyi Barutolomayo, iravuga ngo Yesu mwana Dawidi mbabarira. Iyo Yesu akubabariye aba anagukijije akaga kose, ngo arayibabarira, impumyi irareba. Ukeneye imbabazi z'Imana, mwene data mu Kristo, ukeneye imbabazi z'Imana. Ukeneye imbabazi z'Imana. Zamura ikiganza. Witekerejeho maze umwanya munini mbivuga. Urabona imbuto zawe urazizi, akamaro umaze mu nzu y'Imana. Ujya kuririmba bakukurura, iyo ufite ijwi ryiza mpaka bakwinginge. Iyo ufite ikintu umaze mu nzu y'Imana, wagira ngo ni runaka ukorera, ni uguhendahenda. Kandi byose dukora mu nzu y'Imana ni inyungu zacu, ntabwo ari inyungu z'umuntu runaka. Rero uyu munsi wafashe umwanzuro urakizwa, wakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana igukeneyeho imbuto, igukeneyeho akamaro. Reka dusabe pasiteri gusengere. Imana yo mu ijuru igusubiza ku rufatiro, iguhe kuba umunyamumaro, iguhe kwera imbuto. Sabizeye igukize niyo ndwara yakuzengereje, igukureho n'ubwo bukene, igukureho n'urwo ruzingo, igukureho n'ibyo bibazo byose, niyo myaku n'imikoshi. Amavuta y'Imana kubeho, amavuta yo kwemerwa. Data wa twese akwishimire. Reka dusabe pasiteri agusengere. Kariyo. Turagushimiye Mana nguru, urakoze kubwo ijambo ryawe tuviye kumva. Niyo mpamvu tusabiye ubwoko bwawe baduteza amatwi, ubanze ubabarire weze abatarakira agakiza, bagendera mu bitakwiriye, ubababarire ibyaha kubw'izina rya Yesu Kristo. Abateshutse mu byawe, bahindutse, bagabanukiwe, basubiye nyuma, bari abanyamumaro ariko basigaye baba abatagira umumaro, nabo turabasengeye wongere bagarure mu mbaraga zawe mwami. Weze itorero, weze abakozi bawe, abavuye mu bushake bwawe bababarire, abacitse intege, abatagikora ibyawe, abasubiye nyuma. Turabasengeye tubasabira zindi mbaraga z'Umwuka Wera zongere zibabyutse, ubakure mu bitakwiriye, mu bitagira umumaro, ubashire mu bifite umumaro. Rekerera ijambo rigendera buri muntu wese, uri umurwayi umukize, umubyeyi utwite ufite ubwoba, umukuru ubwoba mwami uzamubyaze mu mbaraga zawe. Genderera abakozi bawe, ubakomeze mu bibiye turimo. Genderera itorero rikomeze, genderera abakristo bakomeze kubw'izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu turabasengeye, gira icyo ukora ku mitima y'ubwoko bwawe, ubwoba bukurweho nawe, gushidikanya bukurweho nawe. Ibyaha mu gihugu nabyo turabyirukanye mwami, abakigendera mu bitakwiriye. Mana utunganye u Rwanda, weze u Rwanda, ukomeze abaruyobora, nabo bahe murongo wo kugenderamo nk'Imana. Ufasha abakozi bawe, ubaha imbaraga zo kuhagara ku munara nguko bikwiriye. Abafite inshingano ku murimo, abayobora abandi, turabasengeye mu zindi mbaraga zawe. Yesu urakoze kuko ari we Mana nyiricyubahiro. Ibyifuzo riri ku murimo ugaragare mwami, ibyifuzo n'amarira abantu bafite, ubwoba abantu bafite, ubakure mu bwoba. Tusabye isi yose kwezwa no gukiranuka, kandi amavi yose icishwe bugufi gufukamire kuko ari we utanga amahoro. Twahagaritse migambi yose mibi ya Satani, kirere cy'u Rwanda kieze, utuwe mvura y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi icyo dusabye, utuhindure kuba abanyamumaro, kandi utuwe kuba maso, musumwe tuzabona ubugingo buhoraho.
dusenge umukozi umwambike tena imbaraga kuko yagabanukiwe kandi umushoboje agarare ku munara nguko bikwiriye. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana imuhe umugisha. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0788 50 98 944 0788 50 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe 0722 74 34 93 rimwe. Reka mushumba nawe telefone kugira ngo tubafashe mu buryo burambuye. 07 824 39 754. Murakoze, Imana ibashoboje. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.